Okay, yes, right, hello, check. Ibi byiza cyane kandi rwose none amori y'Imana kuri umuntu ngiye ukunda rwose kandi kukurikira ibiganiro byacu hano kuri Gakuru Oneya, giye gusuza kandi kwikiriza mu biganiro byacu bisanzwe kandi bya buri munsi nitwa Teacher Gakuru. Nk'ibisanzwe tubana mu biganiro by'amategeko y'umuhanda kandi byibanda mu bizamini ndetse biba byagiye bikorwa umunsi kundi aho tubasha kurebana ibibazo biba byakozwe kandi tukarebana hamwe ndetse n'ibisubizo biba byagiye bikorwa cyane. Twibanda kandi mu bijyanye n'amategeko y'umuhanda by'umwihariko twiga ku masomo atandukanye by'umwihariko abe mu buhanga bwo gutwara ibinyabiziga kubabonye impushya z'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga arizo provisoire, ndetse kandi twajya tubafasha no mu bindi bibazo ibyo ari byo byose by'umwihariko bigendanye no n'amasomo ariko kandi yibanda mu mategeko y'umuhanda. Kuri umuntu tubonye bwa mbere cyangwa tugezeho bwa mbere no ibyakubera byiza cyane nuko wasiga uko subscribe rwose kugira ngo tuzacikwe n'ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Ariko kandi nawe muntu tugezeho bwa mbere ndakumenyesha ko tugufasha mu buryo bwiza bwo kubona code rwose mu buryo bwiza buri kandi bwihuse kuri wowe muntu ufite ikizamini, tuguha code nziza neza mu buryo bwiza buri kandi bwihuse, aho uhitamo aho ukorera ugahitamo isaha ushaka ye ukitiramo akarere uzakoreramo n'ibindi byose bituma iyo serivisi igenda neza, turabitanga neza cyane. Ngira ngo uri kubona nimero twakwandikiye hejuru mu ibara ry'ubururu 079 182 76 ni nimero wakoresha tukagufasha mu buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse cyane. Sibyo gusa ku muntu ufite ikizamini cya provisoire ariko abuze neza ko utihuguye mu buryo ukoresha mudasobwa, turabahugura neza cyane tukabigisha mu buryo ukoresha mudasobwa mbere ko mujya mu kizamini. Tubaho ibizamini ku buryo mujya kujya mu kizamini ibyo urahari warabanje gukora ibizamini. Ubwo ndabwira no kubona basanzwe bazikoresha mudasobwa ariko batarara uburyo ibyo bizamini bikorwa. Turabahugura rero tukabaha ibizamini ku buryo mujya kujya mu kizamini mwarihuguye neza cyane rwose muri tayari mu buryo bwiza bwo gutsinda. Uvuga kugira utsinde burya ibintu bisaba yuko uba wagiye ubinyuraho ubikoraho gakeya bikabasha kukorohera. Si ibyo gusa rero kandi hari uburyo bwiza tubafitemo application nziza zibafasha kwiga, na application nziza ziba zirimo ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400 ibirimo ibyapa byose kaba imirongo yose kaba amatara yose. Nyamuneka na application nziza usabwa kujya mu kizamini warabanje kunyuzamo amaso, na application nziza usabwa kujya mu kizamini warabanje rwose kurebamo ku buryo bwiza bworoshye kandi bwihuse rwose ibintu bikabasha kugenda neza cyane. Ruvuga ngo rero ku bantu mwifuza ko tubaye application mbere ko mujya mu kizamini, namwe mujye mutuvugisha rwose tuzibaye ko zirahari kandi birakunda rwose bigenda neza cyane nta kibazo rwose. Andi matangazo rero ari bugenda zaho turagenda tuyatanga inyuma, ariko by'umwihariko icy'ingenzi nuko hano tubashe rwose kugenda neza cyane. Ndakumenyesha ko umwihariko cyo nuko dukosora tunasobanura apana kugira ngo tuze tubone igisubizo ngo ni A cyangwa ngo ni B ngo twagenda igikurikiye utazi ibintu bivuye ndetse naho bigiye. Umwihariko cyo nuko dukosora tunasobanura abantu natwe rero kuva ku cyose cya mbere kugera ku cyose cya nyuma, hanyuma utubwire amanota wagize ndetse utubwire n'icyo wifuza ko twazagufasha mu utaha ibintu bibashe kugenda neza cyane. Nk'uko nabikubwiye ngene twa Teacher Gakuru, hanyuma nta gutina kwibona kunyekera amashusho yawe. Dufite ikibazo ariko hano mbere ko dutangira n'icyapa kimwe tukareba icyo kivuga, hanyuma tukakigaho gatoya tugahita dukomeza n'ibibazo ndetse ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi. Icyapa cyacu cy'umunsi rero ni ikihe? Okay, alright, kugira ngo urabona ko icyapa cyacu cyamaze kugera ku amashusho yawe. Ntagomba nigenge nimwe na mugenzi wanjye witwa Sifa Gatoya the Classic, ari nawe ugenda dufasha mu buryo guhinduranya ibibazo ndetse n'ibisubizo biba byagiye bikorwa umunsi kundi, kandi ari nawe udushyira iki cyapa. Hanyuma icyapa kiravuga ngo iki? Ubundi mu moko y'ibyapa amategeko y'umuhanda aba ni ibyapa biri mu moko 5 by'umwihariko y'ingenzi. Ayo moko 5 ubundi akoreshwa haba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu by'umwihariko ko gushaka ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga tubyiga mu rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu ari ibyapa tuzagenda twiga rimwe na rimwe kumva turakubwira ngo ntago biba mu Rwanda. Ni nkuko rongeye kubwira ngo iki cyapa ntacyo tugira mu Rwanda, ariko kuba tutakigira ntago bivuze ko tutakiga, kuko mbikubwiye impushya zo gutwara ibinyabiziga mu Rwanda ziba ari mpuzamahanga. Umuntu wese ufite urwo ruhushya rwemewe ku rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu uzabona hari bakubwira ngo inkongomani ngo ntizikora, ngo indundi ntizikora cyangwa ingande. Kubera iki? Kubera ko bo cyangwa se bamwe muri abo mvuze bagira ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga ariko biri lokale, byemewe cyane mu gihugu cyabo ariko bitemewe ku rwego mpuzamahanga. Icyapa rero ubona kirwa bw'ibyapa twita ibyapa byo gutambuka mbere. Iki cyapa rero kiravuga ngo umuhanda batambukamo mbere. Nuvuga ngo nuwitegereza neza mo hano hagati no ko harimo ubuso bw'ibara ry'umuhondo. Ari iki cyapa bakubaza mu magambo bakubaza ngo icyapa kivuga umuhanda batambukamo mbere kirangwa n'ubuso bw'amabara sagute, uzasubiza umuhondo kuri kubona ko ni ibara ry'umuhondo ririmo hano imbere. Icyapa rero niba kikubaza uzasubiza ngo cyangwa uzavuga ko kivuga ngo umuhanda batambukamo mbere. Ndizera ko nkibasonera neza kandi mukibonye rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya the Classic dushyira ikibazo cyacu cya mbere. Okay, alright. Cyose cyambere kimaze kugera ku amashusho cyo kiri kubaza ngo iki twise cyane. Uburebure ntarengwa ku binyabiziga bifite umutambiko umwe uhuza imipira ni metero 12.
B metero zirindwi, C metero ijana, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya mbere. Uburebure ntarengwa ku binyabiziga bifite umutambiko umwe uhuza imipira ni A metero 12, B metero zirindwi, C metero ijana, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya mbere wasubije neza rwose, ntabwo gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya mbere ndakumenyeshwa igisubizo ni B, ni metero zirindwi, kubera ko ubundi iyo tuvuze umutambiko uhuza imipira nkuko nibwo mwere ko nuko dukosora tunasobanura, ubundi iyo tuvuze ngo imipira ni icyo tuvuze imipira mu mategeko y'umuhanda ubundi ni amapine yabashatse kuvuga, ariko urumva ijambo pine ntabwo ari ikinyarwanda, kandi kubazwa ikibazo cyangwa mu kubazwa mu kizamini ubuzabazwa mu kinyarwanda bitewe n'ururimi uba warahisemo ufata ujya gufata kode cyangwa se uba warigiyemo. Ubwo rero nubona banditse ijambo ngo imipira uzahita wumva ko ari pine bashatse kuvuga, cyangwa se kiriya ruziga rw'ikiziga rugenda rwikaraga. Ikindi niba bavuga umutambiko, ubundi ibinyabiziga hari ibyo bigira twita imitambiko. Ubundi murabona nka kuriya ni icyuma kiba gitambitsemo inyuma gihuza nyine izi nziga z'ibiziga cyangwa se aya mapine. Kira cyuma rero kiba gitambitsemo hagati gihuza ari mapine nicyo twita umutambiko. Ku kinyabiziga rero cyose gifite umutambiko umwe uhuza imipira cyangwa se uhuza ayo mapine ari umutambiko umwe wonyine, ntabwo ugomba kurenza uburebure bwa icyo kinyabiziga ntikirenza uburebure bwa metero zirindwi. Ni ukuvuga ngo buri kinyabiziga kuri wabona amapine y'imbere akata, hari amapine y'imbere asanzwe akata, ari nta mutambiko agira ko nta cyuma kiba gitambitsemo kiba kiyahuza, ariko buri ruziga ruba rufunze ku ruhande rwarwo. Ariko rero amapine yandi yo hirya y'inyuma yo afitemo icyuma kiyahuza aricyo twita iki umutambiko. Niyo mpamvu rero ku kinyabiziga gifite umutambiko mwuzuye umupira kitarenze uburebure bwa metero zirindwi. Niyo mpamvu hano ku kibazo cya mbere igisubizo kibaye B. Twizere ko tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gato de classe katunoneho ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright. Ikibazo cya kabiri rwose twese cyane kimaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri, itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa ahakurikira: A munsi y'itara ry'umuhondo, B hejuru y'itara ry'umweru, C munsi y'itara ry'umutuku, D cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya kabiri. Mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri, itara ry'icyatsi kibisi rishyirwa ahakurikira: A munsi y'itara ry'umuhondo, B hejuru y'itara ry'umweru, C munsi y'itara ry'umutuku, D cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Ku kibazo cya kabiri wasubije neza rwose nta gutinda twese cyane. Dusubije twese nta gutinda ku kibazo cya kabiri kumenyeshwa igisubizo ni C, ni munsi y'itara ry'umutuku. Ko buriya mu bimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri, ubundi feruje mu busanzwe igira amatara atatu. Rero hejuru aba ari umutuku, hagati hari umuhondo, hasi hari icyatsi kibisi. Ubwo noneho hari igihe uzasanga ari feruje nayo imurika ifite amatara abiri gusa, itara ritukura ryo hejuru ndetse n'itara ry'icyatsi kibisi riba riri munsi. Niyo mpamvu hano rero ku kibazo cya kabiri igisubizo kibaye C. Ikintu kigucange rwose ngo mbe utacyumvise neza, mu byumve ko hari igihe usanga hari ibimenyetso bimurika mu buryo bw'amatara abiri. Ubwo rero icyo gihe bizaba bisobanuye iki? Bizaba bisobanuye ko itara ritukura rizaba riri hejuru y'itara ry'umutuku. Uvuga ngo ubwo mini uvuga ngo iryo tara ry'umutuku rizaba riri hejuru y'itara ry'icyatsi kibisi. Uvuga ngo itara ry'icyatsi kibisi niryo rizaba riri munsi y'itara ry'umutuku. Niyo mpamvu ku kibazo cya kabiri igisubizo kibaye C. Twizere ko kigali kandi cyumvikanye neza ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu. Nta gutinda twese cyane, reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya gatatu. Okay, alright, ikibazo cya gatatu nacyo cyamaze kugera ku nyikiramashusho yawe, ariko nkwibutsa yuko tugufitiye application nziza cyane rwose igufasha kwiga. Na application nziza ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, irimo ibyapa byose, kabamo imirongo yose, kabamo amatara yose, nyamuneka irimo ikigendanye n'imitambiko, ikigendanye n'uburemere bw'ibinyabiziga burebe mu matoni, burebe icyo ari cyose wumva watekereza muri application kirimo. Nyamuneka na application nziza usabwa kujya gukora ikizamini wabanje kunyuzamo amaso. Mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri nimero yacu 0791 82 76 tubashe kwiba rwose ibintu bibashe kugenda neza cyane rwose. Sibyo gusa tubisha kandi tukabagura mu buryo koresha mudasobwa rwose nabyo bikagenda neza cyane. Mwe mutwandikire kandi muduhamagare, ibintu rwose turabafashamo bigende neza cyane rwose. Turi ku kibazo cya gatatu kibaza ngo iki: kubisikana no kunyuranaho bireba gusa ibinyabiziga bikurikira: A byihuta cyane ku buryo budasanzwe, B ibinyabiziga bidakumirwa, C ibinyabiziga bigenda, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya gatatu. Kubisikana no kunyuranaho bireba gusa ibinyabiziga bikurikira: A byihuta cyane ku buryo budasanzwe, B ibinyabiziga bidakumirwa, C ibinyabiziga bigenda, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya gatatu wasubije rwose nta gutinda twese cyane.
nta gutinda. Ku kibazo cya gatatu dusubije twese ndakumenyeshwa igisubizo ni C, ni ibinyabiziga bigenda mwereka cokosoro tunosanura tugira amategeko abiri twita kunyuranaho no kubisikana. Ubundi tuvuze kunyuranaho ubwabyo ni kwa kundi ibinyabiziga biba biri kugenda mu cyerekezo kimwe ariko ikinyabiziga cy'inyuma kikaba kirusha icy'imbere umuvuduko kikaza kinyuraho cyihuse, icyo gihe kiba gikoze icyo twita kunyuranaho. Naho mu gihe kubisikana ni kuri ibinyabiziga bibiri bihura kimwe kimanuka ikindi kizamuka. Uko bihuye rero kimwe kimanuka ikindi kizamuka biba bikoze cyitwa kubisikana. Kubisikana ko kuri gusa usanga ibinyabiziga bibiri nyine bihuye nta kindi kiba kibaye. Niyo mpamvu rero urumva iyo tuvuze iteka rirebana n'ibigendanye no kunyurana no kubisikana urumva ko ibyo binyabiziga bigize gute bigenda, kuko ibyo binyabiziga niba ari ukunyuranaho birasaba ko byose biri kugenda kimwe kikanyura ku kindi ko kiba kikirusha umuvuduko, cyangwa se niba ari kubisikana birasaba ko ibyo binyabiziga bibiri bihura kimwe kimanuka ikindi kizamuka. Niyo mpamvu wumva rero bino bintu cyangwa se ibireba ibigendanaho no kubisikana bireba gusa ibinyabiziga bigize gute ibinyabiziga bigenda. Niyo mpamvu ku kibazo cya gatatu igisubizo kibaye C. Twizere ko ntukigaragara kandi cyumvikanye rwose nta gutenda twese cyane. Reka dusabe sifa gatoya de classic katuyone ikibazo cyacu cya kane. Okay, alright. Ikibazo cya kane rwose twese cyane nacyo cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba A, kwegera iruhande rw'iburyo, B, kwegera hakurya y'umuhanda, C, A na B ni ibisubizo byiza, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya kane. Umuyobozi ubonye ko hari undi umukurikiye ashaka kumunyuraho agomba A, kwegera iruhande rw'iburyo, B, kwegera hakurya y'umuhanda, C, A na B ni ibisubizo byiza, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya kane nasubije neza rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya kane dusubije twese ndikubishwe igisubizo ni A. Umuntu wese buryo ubonye ko hari undi muyobozi umukurikiye ashaka kumunyuraho buryo ugomba kwegera iruhande rw'uburyo, ruvuga ngo kuri twakinyabiziga mwiko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Ubwo rero umuntu ugiye kunyuraho niba yifashisha uruhande rw'ibumoso nawe uzegera iruhande rw'iburyo kugira ngo umuhe umwanya atambuke. Nuvuga ngo ikintu kizabwira ko uko undi muyobozi wakurikiye kandi ashaka kunyuraho aza bacanye amatara ndanga cyerekezo y'ibumoso. Kuyacanye bagusabye inzira ko bagiye kunyura ibumoso. Mu gihe cyose umwemereye wowe ucana y'iburyo kandi ukagabanya umuvuduko ndetse ukegera iburyo bwawe, niyo mpamvu nabona igisubizo cyabaye A. Cyangwa se waba utamwemereye inzira abona imbere hari ikibazo ko burya niwo muri umuyobozi uko niwo ureba imbere kuruta ukahabona ko aba kuri inyuma, icyo gihe wahita ucana amatara y'ibumoso nawe mu gihe umwimye inzira. Ariko iyo umuhaye uzacana amatara y'iburyo ugabanya umuvuduko kandi wegere n'urwo ruhande rw'iburyo kugira ngo umuhe inzira neza ibumoso abone uko anyuranaho. Turizera ko cyose cyane tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye neza cyane ndetse cyari cyose cyane gutera icumu mu ifu. Nta gutinda twese cyane, reka dusabe sifa gatoya de classic katuyone ikibazo cyacu cya gatanu. Okay, alright. Ikibazo cya gatanu rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Icyerekezo kimwe gishobora kubaho cyangwa kigashyirwaho A, buri gihe, B, ku masaha amwe namwe, C, mu buryo bwumvikanyweho, D cyangwa A na B ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya gatanu. Icyerekezo kimwe gishobora kubaho cyangwa kigashyirwaho A, buri gihe, B, ku masaha amwe namwe, C, mu buryo bwumvikanyweho, D cyangwa A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ku kibazo cyacu cya gatanu wasubije ahagana hehe? Nta gutinda ku kibazo cya gatanu dusubije twese ndikubishwe igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri ko buriyo tuvuze ngo icyerekezo kimwe buriya ni kwa kundi uzasanga mu muhanda twari dusanzwe dufite ibyerekezo bibiri, kimwe kimanuka ikindi kizamuka. Hari rero uzisanga bashyizeho ko habaho icyerekezo kimwe ugasanga izimanuka zose bazahagaritse gusa hari kugenda izamuka, cyangwa se ugasanga izamuka zose bazahagaritse hari kumanuka ari kuza izimanuka gusa. Icyo gihe urumva babayeho icyerekezo kimwe. Icyerekezo kimwe ni kwa kundi uzasanga nta binyabiziga bibisikana ahubwo byose biri kujya mu cyerekezo kimwe. Ibyo rero bishobora kubaho buri gihe cyangwa se bikaba byabaho ku masaha amwe namwe, biterwa n'uko abayobozi baba babigennye. Niyo mpamvu igisubizo rero ari D ku kibazo cya gatanu. Twizere ko cyumvikanye neza kandi kigali ndetse cyari cyose cyane gutera icumu mu ifu. Nta gutinda twese cyane, reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya gatandatu. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, B, gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya gatandatu. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe,
B. Gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatandatu wasubije kandi nta gutinda twese cyane. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya gatandatu dusubije twibusenda kumenyesha ko igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Umwe ko cokosora tunosonora ndakumenyesha ko tuvuze ngo birabujijwe kubangamira ibigendera isanzwe y'ibindi binyabiziga. Nuvuga ngo ubundi ugendera mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda ntabwo ugomba kubangamira ibindi binyabiziga mu busanzwe. Ibyo by'umwihariko rero bikaba umwihariko cyane kuba wakacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ubwo nuvuga ngo aho iyo ni no B cyangwa se no A kuba wagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ubu iyo tuvuze ku buryo budasanzwe kwa kundi wasanga nta kindi kibazo runaka cyari kibaye. Ari nk'abantu uzasanga ari abantu b'urubyiruko ugasanga umuntu agenda mu muhanda awukoresha ukabishaka cyangwa ukabyumva cyangwa ukabyifuza. Ntabwo byemewe nubwo ikinyabiziga cyaba ari cyawe, ariko ubujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ko kuba wagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe cyangwa se kuba wakacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Ibi byose ntabwo byemewe. Niyo mpamvu ku kibazo cya gatandatu igisubizo kibaye C. Twizere ko kigaragaye kandi cyumvikanye rwose nta gutinda. Reka tunyarukire ku kibazo cyacu cya karindwi Sifa Gatoya de Classic kadufashe. Okay, alright. Ikibazo cya karindwi rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho nkubitse ko ngende twa Teacher Gakuru nk'ibisanzwe bikomeje gukurikira ndi Gakuru on air. Nyamuneka kora subscribe tuzacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira. Ikibazo cya karindwi nicyo tugezo kirabaza ngo iki: birabujijwe guhagarika umwanya munini mu gihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa. A. Ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda. B. Rumoruki. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya karindwi. Birabujijwe guhagarika umwanya munini mu gihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa. A. Ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda. B. Rumoruki. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya karindwi wasubije kandi nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya karindwi dusubije twese ndakumenyeshwa igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu bishatse kuvuga kimwe ariko cokosora tunasobanura. Ubundi imodoka cyangwa ikinyabiziga kigupfiriyeho byibura kikagupfiraho uri mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda, burya uba wemerewe kuba wagihagarika igihe cy'ibyo kigera ku minsi 7. Ariko akenshi usanga ngo ari mu nzira nyabagendwa z'ibinyabiziga, ariko usanga atari mu nsisiro, ari hanze y'insisiro nyine. Hano ushobora gusanga ari nko mu ntara nyine hatari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, hatari urujya n'uruza rw'ibinyabiziga byinshi, mbega hatari ubucucike bw'ibigendera mu muhanda. Icyo gihe icyo kinyabiziga byibura wemerewe kucyahagarika kugiye byibura kitarenze iminsi 7 mu gihe cyagupfanye. Rero ibyo binyabiziga nta biri ni ikinyabiziga cyose gifite moteri kitagishoboye kugenda, birumvikana ko kiba cyarapfuye. Ikinyabiziga gifite moteri kandi kitagishoboye kugenda, birumvikana ko kiba cyarapfuye. Ikindi rero ni ibinyabiziga byose bigize gute, ni ibyo twita rumoruki. Nuvuga ngo rumoruki ni bino binyabiziga uzasanga kuno bino mwita rukururana. Iki ugasanga ikimbere kirakurura ariko kira kinyuma gikururwa, nta moteri kiba gifite, kiba gusa gifunze kuri icyo kinyabiziga kigenda gikururwa. Kira kinyuma rero kiba gikururwa nicyo twita rumoruki. Yayo moko abiri rero ibyo binyabiziga abwemereye kurenza iminsi 7 yagaze ku nzira nyabagendwa. Iyo minsi 7 irenze batangira kugucarije amafaranga menshi, kimwe nuko hajyaho n'ibindi bihano byinshi birumvikana, harimo no kuba polisi yazigakora icyo kinyabiziga mu buryo ibishakamo, yazana breakdown ukagikunja icyakuru uko ibishaka. Niyo mpamvu rero kuri kino cyose cya karindwi igisubizo kibaye C. Twizere ko n'ikigaragara kandi cyumvikanye rwose nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 8 Sifa Gatoya de Classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 8 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho yacyo kiri kubaza ngo iki: abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata ibi bikurikira. A. Umurongo w'abasirikare bagenda. B. Umurongo w'abanyeshuri bashorewe n'umwarimu. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya 8. Abagendera mu nzira nyabagendwa babujijwe kwata ibi bikurikira. A. Umurongo w'abasirikare bagenda. B. Umurongo w'abanyeshuri bashorewe n'umwarimu. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo rwose cyacu cya 8 wasubije kandi nta gutinda. Dusubije twese ku kibazo cya 8 ndakumenyeshwa igisubizo ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Icyambere ugomba kubanza kumenya undi yo tuvuze kwata ni kuri nyine nk'hano kuri A baguhaye, no kuba wabona nk'umuntu anyura hagati y'imirongo y'abasirikare. Kuri uzasanga abasirikare bagenda nta muntu uburyo ujye banyuramo hagati. Icyo ngicyo ugikoze nicyo twita kwata. Cyangwa se kubanyura hagati y'abanyeshuri ariko bashorewe n'umwarimu, ibyo nabyo ntabwo byemeye tubyita kwata. Ibyo rero nyine kwata birabujijwe
kuki ku murongo w'abasirikare bagenda cyangwa se ku murongo w'abanyeshuri bashorewe nande n'umwarimu. Niyo mpamvu igisubizo kibaye C ku kibazo cya 8. Twizere ko mucyumvise neza nta gutinda. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 9 C Factor de Classic bidufashemo. Okay, alright, ikibazo cya 9 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti ni A toni 46, B toni 8, C toni 30, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 8. Uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti ni A toni 46, B toni 8, C toni 30, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 9 wasubijwe nayo nta gutinda ku kibazo cya 9 dusubije twese kumenyeshwa igisubizo ni B ni toni 8. Mwari kwacu wakosora tunosobanura kumenyeshwa ubundi iyo tuvuze ngo uburemere ntarengwa ku matema akozwe mu ngiga z'ibiti, burya ni bya biraro biba bikozwe mu biti nibyo mu Kinyarwanda twita iteme. Ari ubona abajije ngo iteme ni iki mu banyeshuri, arambwira ngo abayumva abantu bagiye bagatema ibyatsi oya, iyo tuvuze iteme ni ikiraro. Hanyuma bino biraro biba bikoze mu biti, uburemere ntarengwa burya butarenga ikinyabiziga mu gihe kinyuzeho kigomba kuba kikora iby'uburemere butarenga toni 8. Niyo mpamvu ku kibazo cya 9 igisubizo kibaye B. Twizere ko kigaye kandi cyumvikanye rwose mu cyito kino kibazo barakibaza cyane. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya 10 C Factor de Classic dufashe. Okay, alright, ikibazo cya 10 nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: iyo begereye ibyome bategereje gutambuka, abayobozi bagomba A gutonda umurongo umwe, B guhagarara iburyo bw'umuhanda, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 10. Iyo begereye ibyome bategereje gutambuka, abayobozi bagomba A gutonda umurongo umwe, B guhagarara iburyo bw'umuhanda, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 10 yasubijwe nta gutinda twese cyane. Kuri icyo kibazo cya 10 dusubije twese kumenyeshwa igisubizo ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri, kubera ko burya aho twita ku byome rero ni hariya bundi ku cyambu muri make ari uzasanga hanyuzwe ibicuruzwa ariko binyuze mu mazi cyangwa se binyujije mu mazi, niho twita ku cyomo. Bundi icyomo bundi bagifata nk'ubwato cyangwa se nk'aranyine ahantu amato baparitse ategereje kwambuka. Icyo gihe rero hari nk'ibicuruzwa uzasanga cyangwa se hari nk'amamodoka uzasanga anyuzwa mu mato. Babayobozi rero mu gihe bategereje gutambuka ngo bashyire ibyo bazanye mu byome, bazazana ibinyabiziga byabo. Icyambere ni uguhagarara ku murongo umwe cyangwa se gutonda umurongo umwe, ariko kandi ikindi bagahagarara iburyo bw'umuhanda. Niyo mpamvu igisubizo ari C ku kibazo cya 10. Nizere ko nyabasobanuro neza rwose kandi cyumvikanye neza nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya 11. Okay, alright, ikibazo cya 11 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: umuyobozi ushaka kugabanya umuvuduko agomba kubyerekanisha A ibimenyetso ndangambere, B amatara yo guhagarara gusa, C amatara ndanganyuma, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 11. Umuyobozi ushaka kugabanya umuvuduko agomba kubyerekanisha A ibimenyetso ndangambere, B amatara yo guhagarara gusa, C amatara ndanganyuma, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 11 wasubijwe nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 11 dusubije twese kumenyeshwa igisubizo hano ni D. Nta gisubizo kirimo kubera ko umuyobozi ushaka kugabanya umuvuduko nta kindi kinabyerekanishi wawugabanya nta kibazo rwose. Pfa kubona ko utagiye ukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Kuba butwaye ikinyabiziga kugabanya umuvuduko nta kindi kimenyetso ukenera kubigaragarisha, wawugabanya rwose nta kibazo. Nta matara nakukeneye ari bugaragaze ngo ngiye ugabanya umuvuduko, nta oya. Kugabanya umuvuduko nta kindi kintu birebaho, ni wowe n'ikinyabiziga cyawe wawugabanya ubishaka nta kibazo rwose. Turizera ko ikibazo cya 11 nacyo mu cyongereza rwose kandi kigaragara neza ndetse cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 12 C Factor de Classic abidufashemo. Okay, alright, ikibazo cya 12 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki: ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda, iyo bigenda bigomba kugira A umuherekeza, B ubiyobora, C ucunga umutekano aho binyura, D cyangwa byose nibyo. Turi ku kibazo cya 12. Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda, iyo bigenda bigomba kugira A umuherekeza, B ubiyobora,
C ucunga umutekano aho binyura, D cyangwa byose nibyo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 12 wasubije neza, nta gutinda twese cyane, nta gutinda ku kibazo cya 12 dusubije twese ndakumenyeshwa igisubizo ni B, n'ubiyobora. Burya nta kinyabiziga cyagenda kidafite umuyobozi. Birumvikana ko yaba ingorofani yaba mwitanga amatogotogo niko mubyita, ubwo byumva cyaba bizi mu nkosore niba cyane igitogotogo igitogotogo cyangwa bitogotogo cyangwa se nyine imodoka zisanzwe cyangwa se moto n'ibindi byose nk'ibyo za velomoteri. Ibyo binyabiziga byose iyo bigenda bigomba kugira iki, ubiyobora. Niyo mpamvu hano igisubizo kuri kibazo cya 12 cyabaye B. Twizere ko mukibonye kandi mucyumvise rwose, nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 13. Okay, alright. Ikibazo cya 13 rwose nayo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ibirebana no kwata ntibireba ibinyabiziga bikurikira: A ibinyabiziga bya gisirikare, B ibinyabiziga by'imishinga ya leta, C ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, D cyangwa ni ibinyabiziga ndakumirwa. Turi ku kibazo cya 13. Ndizera ko ikintu cyitwa kwata twakibonyeho. Kino kibazo ugishyize muri logique neza ushobora kugikora. Ibirebana no kwata ntibireba ibinyabiziga bikurikira: A ibinyabiziga bya gisirikare, B ibinyabiziga by'imishinga ya leta, C ibinyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, D cyangwa ni ibinyabiziga ndakumirwa. Ku kibazo cya 13 rwose wasubije nta gutinda. Dusubije twise ku kibazo cya 13 kumenyesha ko igisubizo ni D, ni ibinyabiziga ndakumirwa. N'uvuga ngo burya iyo tuvuze ngo ibirebana no kwata nko twabibonye, kwata ni nko kubonyura hagati y'imirongo y'abasirikare bagenda cyangwa se hagati y'abanyeshuri bashorewe n'umwarimu, ariko ibyo ntabwo bireba ku binyabiziga ndakumirwa. Ku binyabiziga ndakumirwa byo ntabwo byaza ngo bivuge ngo aba runaka ngo bari gutambuka cyangwa gute, kandi mu binyabiziga ndakumirwa habamo na ambulance n'urugero. Ibindi zino mbangukira gutabara zitwara abarwayi, ntabwo rero mbangukira bitwaye umurwayi urembye ngo tuvuge ngo iraza ngo ihagarare ngo itegereze, yo ihita itambuka. Ibinyabiziga ndakumirwa rero habamo n'ibizimya inkongi, nta hantu haba hari gushya ibyo binyabiziga bihagarare, kandi byari bije bigiye kuzimya inkongi. Kimwe n'ibinyabiziga bya polisi ntabwo byari mu gucunga umutekano ngo bihagarare. Niyo mpamvu rero kubera n'ibibujijwe kwata ntibireba ibinyabiziga bihe ndakumirwa. Ndizera ko ikibazo cya 13 mucyumvise rwose kandi gisobanutse, nta gutinda. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya 14. Okay, alright. Ikibazo cya 14 rwose nacyo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Amatara magufi y'ibinyabiziga amurika mu ntera ikurikira: A metero 40, B metero 80, C metero 25, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 14. Amatara magufi y'ibinyabiziga amurika mu ntera ikurikira: A metero 40, B metero 80, C metero 25, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 14 rwose wasubije nta gutinda twese cyane, nta gutinda. Ku kibazo cya 14 dusubije twese ndakomeshwa igisubizo ni A, ni metero 40. Ubundi mu bigerebana n'amatara y'ibinyabiziga ubundi tugira amatara atandukanye. Tugira amatara maremare yamurika mu ntera metero 100, tukagira aya matara magufi ari hano batubazaga yo amurika mu ntera metero 40, tukagira amatara yo ku ndanga cyerekezo, tukagira amatara kamena bihu yaba imbere cyangwa inyuma, yewe tugira amatara ndanga mubyimba cyangwa ndanga burumbarare, yewe tugira amatara ya feri cyangwa yo guhagarara, tugira amatara yo gusubira inyuma n'ayandi. Ariko aho tubajijwemo amatara amwe y'ubwoko bumwe gusa, amatara magufi y'ibinyabiziga burya asigara muri kamonera metero zingahe 40 nkuko nabibabwiye. Ndizera ko ikibazo cya 14 mu kibonye neza kandi mu gisobanukiro rwose, nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 15 Sifa Gato de Classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 15 rwose nayo kimaze kugera ku nyakiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Uburemere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntiburenza ibipimo bikurikira: A toni 100, B kilogarama 20,000, C toni 46, D cyangwa ni toni 53. Uburemere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntiburenza ibipimo bikurikira: A toni 100, B kilogarama 20,000, C toni 46, D cyangwa ni toni 53. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 15 wasubije nta gutinda twese cyane,
nta gutinda ku kibazo cya 15 kumenyeshwa igisubizo ni D, ni toni 53 n'uvuga ngo burya ikamyo iyo ari yose ko yabigenda kose ibyo bipakira byose burya niyo banakora umuhanda bawuha ibipimo ntarengwa runaka biba bitagomba kurenga ikibazo kiba kitagomba kurenza mu gihe kikoreye. Ntabwo rero ibyo bipimo bigomba kurenza toni zingahe, toni 53. Niyo mpamvu ku kibazo cya 15 igisubizo kibaye D. Twizere ko nacyo kigaragara rwose kandi cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 16. Okay, alright. Ikibazo cya 16 rwose nacyo cyamaze kugera. Kunyakira amashusho cyo kirabaza ngo iki? Iyo umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe A kugendera mu gisate kiri ibumoso, B kugendera mu kugendera mu muhanda wo hagati, C kugendera mu gisate kiri iburyo bwe, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya 16. Iyo umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe A kugendera mu gisate kiri ibumoso, B kugendera mu kugendera mu muhanda wo hagati, C kugendera mu gisate kiri iburyo bwe, D cyangwa nta gisubizo kirimo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo cya 16 wasubijwe nta gutinda. Nta gutinda dusubije twese dukomeshwa igisubizo ni A, no kugendera mu gisate kiri ibumoso ko burya umuhanda ugendwamo mu byerekezo n'ubundi bibiri birumvikana mu byerekezo byombi birumvikana yuko ntabwo umuntu yemerewe kunyura mu gisate cy'ibumoso ko mu busanzwe tubisikanira iburyo. Ntabwo rero wemerewe kunyura ibumoso bwawe keretse mu gihe waba ugiye kunyura naho gukatira ibumoso bwawe, guhindura umuhanda cyangwa se guhindukira usubira aho uvuye. Ndizera ikibazo cya 16 kigaragaye nta gutinda twese cyane. Reka dusabe C factor de classic adushyire n'ikibazo cyacu cya 17. Okay, alright. Ikibazo cya 17 rwose nacyo kimaze kugera. Kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki twese cyane. Ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? A uruziga, B mpande eshatu, C urukiramende, D cyangwa ni kare. Turi ku kibazo cya 17. Ibyapa bitegeka bikozwe mu yihe shusho? A uruziga, B mpande eshatu, C urukiramende, D cyangwa ni kare. Ku kibazo cya 17 rwose wasubijwe nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya 17 kumenyeshwa igisubizo ni A. Ibyapa bitegeka biba bikozwe mu shusho y'uruziga. Ubwo uvuga ngo uko bigaragara iyo ukibonye imbere yawe kiba gikozwe mu shusho y'uruziga cyangwa se umuzenguruko kugira ngo wenda mu byumve neza. Niyo mpamvu ku kibazo cya 17 igisubizo kibaye A. Twizere ko kigaragara kandi cyumvikanye nta gutinda. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 18. Okay, alright. Ikibazo cya 18 rwose nta gutinda nayo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki? Mu gihe uhamagawe kuri telefone utwaye ikinyabiziga wakora iki? A kuyitaba byihuse, B kubanza kumenya niba itihutirwa, C kugabanya umuvuduko ukayitaba, D cyangwa gushyira ikinyabiziga ku ruhande ukabona kuyitaba. Turi ku kibazo cya 18. Mu gihe uhamagawe kuri telefone utwaye ikinyabiziga wakora iki? A kuyitaba byihuse, B kubanza kumenya niba itihutirwa, C kugabanya umuvuduko ukayitaba, D cyangwa no gushyira ikinyabiziga ku ruhande ukabona kuyitaba. Ku kibazo cya 18 rwose wasubije nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 18 dusubije twese ko igisubizo ni D. Burya nta kindi kintu uzakora nuramuka uhamagaye kuri telefone kandi wenda ukeneye kuyitaba, uzabanza ushyira ikinyabiziga ku ruhande ubundi ugahagarara gato ku ruhande hanyuma ukabona kugira gute ukabona kuyitaba, kubera ko birabujijwe kwitaba telefone mu gihe cyose utwaye ikinyabiziga. Ndizera ko ikibazo cya 18 kigaragaye kandi mucyumvise neza nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cya 19. Okay, alright. Ikibazo cya 19 rwose nacyo cyamaze kugera. Kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki? Umuyobozi w'imyaka 20 ayobora ibinyabiziga byo mu nzego zikurikira: A, B na C. Ubwo B, C, D, E na F. C ibinyabiziga bikomatanye, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya 19. Umuyobozi w'imyaka 20 ayobora ibinyabiziga byo mu nzego zikurikira: A, B na C, B, C, D, E na F. C ibinyabiziga bikomatanye, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 19 wasubijwe nta gutinda twese cyane.
nta gutinda ku kibazo cya 19 dusubije twisana kumenyeshwa igisubizo ni B, ni C, D, E na F buryo umutwe imyaka 20 wese y'ibinyabiziga byose byo mu nzego C, D, E na F. Yo tuvuze inzego ni kategori, mvuga ngo umuntu ufite rero imyaka 20 wese yakorera izi kategori arizo C, D, E na F, ariko ari munsi iyo myaka ntabwo yakorera izo mushya zo gutwara ibinyabiziga. Ndizera ko ikibazo cya 19 cyo mukibonye kandi cyumvikanye neza rwose, ndetse cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu. Nta gutindira reka dushyire ikibazo cya 20. Okay, alright. Ikibazo cya 20 rwose ari nicyo kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi, nacyo cyamaze kugera ku nyikiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro kandi gihagarare ku buryo bwizewe babwita A, feri yo gutabarwa, B, feri y'urugendo, C, feri yo guhagarara umwanya munini, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 20. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende buhoro kandi gihagarare ku buryo bwizewe babwita A, feri yo gutabarwa, B, feri y'urugendo, C, feri yo guhagarara umwanya munini, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 20 rwose wasubije nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 20 dusubije twisana kumenyeshwa igisubizo. Urabyumva gute? Igisubizo hano ni B, ni feri y'urugendo. Uvuga ngo burya ikinyabiziga kugira ngo kigende gahoro kandi kibe cyahagarara ku buryo bwizewe nta kindi kintu tuzakoresha feri y'urugendo. Niyo mpamvu ku kibazo cya 20 igisubizo kibaye B. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Imana yo mu ijuru bamugisha ibintu byacu nagaruka. Njye nitwa Ticha Gakuru, nari kumwe n'umugenzi wanjye Sifa Gato de Classic. Amahoro Imana bane namwe. Shalom.